Meze shameze neza. Ndakwakiriye. Urakoze cyane. Ubwiza ni bwa bundi. Iyo. Oh mama we. Kubitonze. Shase siko bihora. Kandi ubarine nukuri byo nahoze mubwira. Ari yaza kuba ari hano. Ego ko mananje. Mba nasaze. Ko yati waje utamuvugishije ahubwo kari cyo kibazo. Kandi yo naje nzi ko musanga hano. Nyine kuki utamuvugishije ngo twavuganye mbazi ko ari nawe twavuganye. Kumbe. Ako kana. None nawe. Wabihiwe. Nta morale, nta ki. Yangana. Ubarine yaza kuba ari hano byibuze mba ndi gukoraho. Ku meza ariko. Ku meza? Nese ko bagutumiye kuri Wisdom. Arumva yari kuba yahageze ati. Oya mani nukuri ari ndamukumbuye. Yego none sikuwe kimu. Hari ese ubu. Ibaze ko ari utangije ikiganiro. Za stories ziwe. Nze kumumbwirira ngo love you. Simbivuga we ari ne love you. Tugomba kugutumira kuri Shari. Ukimara gahinda. Ntago naza kuri Shari yari nadahari. Ko ugomba kuza nyine ugasiga ubutumwa bugufi. Siko babivuga. Ndabiza azabibona. Ahubwo ukore invitation ashobora no kutabibona. Umwinviting nyine azabona ubutumwa mu. Ntacyo. Neza kuri Shari nzamuhamagara. Yego. Ni ari ne wenyine ndi mu mutwe. Abiri Selimani ngira nubwo ariko ntacyo. Gatumuveho. Amaranga mutima kagufasha. Fred semeze bitewe. Fred image. Ndamusoje afotora neza gusa urumva. Tugane tubamamarize. Kandi naje nshaka no kwamamaza ntureba. Singiye. Uyu niwe navugaga. Sine nabibonye. Kabisa ahubwo barabyishe mu kiganiro. Hano no mupira hari ikintu kibura. Hano bazahita bashiraho numero. Nomero ze? Oya usacinga iyi platform nimero ziba ziriho. Ariko muri aho. Oya hari abatazi gusacinga nkanjye. Ego bamuhamagara. Nose namenya musacingira he. Reka tuzivuge. Ngasobanura. Usacingira he Fred image. Ego. Hano ndetse bon mubwira aya magambo yanditse. Anditse fa na ra na e na da. Andika Fred images. Handitse Fred image. Eska nayemenye. Arata abantu mushaka kwifotoza, abantu mushaka umufotografe mu birori byanyu. Ubukwe. Yego. Proposal. Bride shower. Byose. Anniversary. Ndikende. Wanabishaka ukeneye kurya agafoto kawe ko postinga. Photoshoot gusa. Fred images. Bagukorera ibintu bisa neza kabisa. Nawe abahari abari hirya ni ujya werekana ama poster. Yego ko. Nanjye ngafana nose sibyo. Rero platform zose zirahari TikTok, Instagram, hariho na nimero. Bikugoye kujyayo ushaka kwita ukora order nonaha mwandike. Mufata gakaye. Cyangwa mbabwire nomero zabo. Nanjye ndazizi mu mutwe. 07 reka mvuge mike we nazuze mu mutwe reka ntangire 078 ngana yakomeza 8 3 navuga indi 6 0788 378 155 nanjye yigeze kumfotora foto keza karya hitukuru ndashora kazi twagiye muri proposal y'umuntu nuko rero twari tubakumbuye nge nande wega ni yawe ihora wapi Wisdom nanjye narimba kumbuye twari tubakumbuye ni wa muhungu wanyu ese ubwo naya wa musaza wanyu uri umusaza se hita okay vuga ijambo mvuze nuvuga iryo nari mvuze ndagwebumba bitanu wa musaza wanyu wa musaza wanyu harimo amagambo biravuga ikokimwe numenye iryo mvuze ndabiguha warushatse kuvuga ko iki ndavuze ngo uri musaza wabo ndabitora reka ngusubirire navuze ngo wa muhungu nasubira nibyo ndabanga wa musaza wanyu vuga ijambo harimo amagambo abiri okay vuga iryo nari mvuze ndi mu bwonko bwawe ushobora kuvuga reka nkubwire ubwo byakunaniye oya reka ni defande uri musaza wo kuvuga umuze urumva kweko
urumva ko umusaza w'umuntu hano hakaba yari abakobwa gusa rero ko ari bose wari umeninze ko ushatse kuvuga ko ndi umusaza umuzehe wabo njye rero nandayisuje abakobwa ndi musaza ni wa musaza wabo ikise nawe ukaba mushiki wabo nanjye nisurije ba braza banjye basaza banjye ubwo 5 biragucitse nibishaka 5 so ari kubima nari kubigwa shabo wowe nari kubigwa sharo nari kubigwa kagicuzi ko kabyibushye ayo ngo yarabihorana kabyibuha amabone turabakiriye muze mubane natwe kuri Wisdom TV Rwanda tubibutsa ko umuntu uri kutureba atarakora subscribe turakugaye urahemuka rwose uri upu nta kintu dufata nta kintu kabisa mukore subscribe tutaratangira nuko ugenda ugakandeho boreka twakirane ndakwakiriye none subura vuga ndakwakiriye gusa bikabirarangiye nyine ndakwakiriye wiyumvemo ikaze kuri Wisdom TV Wisdom TV waye nuze nzovu ariko nzovu mana niwe bagiye basubirishamo ibintu icyo uvuze ntaba ari cyo avuga Sharo nawe ndakwakiriye kuri Wisdom TV murakoze cyane wisange abahungu bari hano bagira ngo ikibazo nuko misema abakobwa nabahereza abahungu itandukaniro rihe nushaka uhereye turabasuhuje turanabayambiriye cyane abo tuzi nabo tutazi kandi Sharo naziguhoberana abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda Wisdom ariko igira aba diaspora gusa byo nabizi hari umukobwa mu diaspora ejo bundi twari duhararanye wallahi byagenze gute esaje mvuze gute nako mwe mwararanye iryo jambo arisubiramo ariko sinzi ukuntu byagenze yagiye nka zahine bazabavuga ahubwo niwe wagiye hagati yanjye nawe hari uwagiye njya numva ngo aba diaspora noneho ku bakobwa yagukunze uri nahagukunda cyane ahubwo mwebwe nimwe mutengo Boreka tubanze tuganire kubera iki kubaye serere ni ukuri ibi bintu mise mbigaruka bimaze iminsi mbitekeza nkumva bibabajemo kubera iki aba diaspora nyine urushako kuvuga umuntu no gushaka n'umuntu w'umu diaspora kuki bigora cyangwa birangira nabi akenshi ntabwo birangira aho birangira shakandi wowe uri bunansubize kanicare nkurebe neza tugusubize gute uko nari kumbaza wagira ngo hariho nigeze ntereta shange none se amakuru ari kuri iyi mihanda ntuyazi ni diaspora ziraca ibintu rwose ko ntariyo se reka nkubwire bon ngeze ikintu ntekereza ntabwo bari abantu baba bakundana oya baba barakundana wapi ni za nyungu gukurikiraho umuntu ikintu ntiwamukurikiye kubera umutima just kubera ibyo afite none se Sharo nkawe uri hano ubonye umukobwa sibyo ngiye mbonye umukobwa ivuge neza twumve Sheila ubonye umukobwa wowe uri hano reka nkuvuge ngendeke ugakunda umuhungu wahari hakurya sibyo wenda ntashobora kuvuga ngo ni inyungu ese nawe ni inyungu gushakaho nta nyungu gukeneyeho reka nkubwire reka nkubwire abahungu dufata umubare munini sibyo ese ubundi buriya abahungu njye sinzi ndagendera kuri story nzi percentage nini y'aba diaspora bashaka mu Rwanda sibyo akenshi aba ari abakobwa umukobwa ukura umuhungu ina yego n'abahungu ko bazazira barabakurayo oya reka kubeshya uzi ko nta mukobwa ukikikoza hano ahita avuga ngo afite mu diaspora yego se Brisel nose kuba tungana ako umubare munini oya reka kubeshya abakobwa barahari oye mane ntabo ariko umubare munini umukobwa wagutwaye aba afite urukundo nyine aba yakubonyemo umuntu muzima n'ukuri ariko mwebwe visa ugiye kwita ubona akazi n'iki target yawe wageze mu gihugu ibyamba ona nibyo byakubaho wapi none se Sharo ngiye nagenda ngiye nkagukunda sibyo ndiyo ugendiyo wowe uri hano hari inyungu nawe ngufiteho ntabwo bibaho ibyo nyine nta nubwo bibaho ni urukundo njye ndi kuvuga kuri ba bandi baba bariyo urumva noneho ku bakobwa bagashaka abahungu bina abahungu bagenda kubera inyungu gake cyane abakobwa uzabirebe na kenshi abakobwa baba baturutseyo baza gushaka abahungu ba hano
uzareba abakobwa nawe uzabibwira baba bameze bate ntago baba basamaje nuko abigishije ukuri baba barashaje baragenda bakifatira nyine uduhungu twanuye muri Kigali cyangwa se hene namwe niyo mpamvu mugerayo ukahita uvuga ati uyu muntu nese nagerayo nkashaka umukobwa mubi rero ni muhungu uriyo bitewe n'amafaranga yaratewana ngomba kumanura icyuki kabisa kimwe cya kandi ugasanga yarari iyo ngiyo yifitiye iyindi mico ye erega bari hariya habamo n'agapingane hariya bose barareshya utuzi twose kandi ugasanga rero kumva ntago naza nkubwira ngo dukundane rugumva nawe wifitiye amafaranga yawe ariko sha ntago ari byo nibyo nanjye ndamukeneye umukobwa uri tayari ari tayari wivuga uri tayari uguha viza aya nta viza nkeneye nta viza nkeneye umukobwa uri tayari ufite urukundo ruranyishe dore rugeza ruri hafi gusendera icyo mbabwira nuko uyu muhungu ababeshya usenyuke nawe ko uransenya wanyubatse ngengera urukundo mana shabona uko Imana ariko bya bintu ntago ari byiza ibi yes ahubwo se kugira ngo narabikoze kugira ngo ndakubwira bene wanyu se bahera bene wanyu kandi none se mbiceceke turarengana ntago murengana wallahi turarengana cyangwa ukajya gutereta umuntu shasi yifitiye ko ntacyo ariko gukira ukiri muto sha kandi nanayigumizemo nayo ngiye kuyikura ubu yaragiye ugafata ngo akazunguze bombe nkazunguza wese urabura iki ndazunguza icyo ukabyara ariko ntacyo nanjye mfite amatelefone abiri yego se nk'umuntu se bonka arabeshya none se singiye telefone imwe hano indi singiye zivanemo nyine telefone nizo n'ikibari potari pochette wa mugani singiye bayita gute erekana abakunzi shako ari nka Samsung oya twereka hano inyuma imaze iki kamera kutabereka nawe singiye iyindi katurebe iyi ngiyi ndebera n'umuntu uri ni ya mama wawe iyi ngiyi ntabwo ari iya mama zose ari Samsung cyangwa iyi ni Tecno ni iyanjye yego none se ukora akahe kazi ukora akahe kazi ndoroshye se ngewe sinkorera Fred Images cyane kandi banahemba neza me bahemba neza we by the way kandi none nk'umuntu bajyanye ibyo mvuga hari ahijya leta byumva rero njano kubatumira afite ubukwe ngaho tubwire tudutangariza ubukwe bwawe mfite ubukwe na Sharon yareka kubeshya none se ni wowe undi Sharon yego ndise nanabireka ndabiretse none se nawe twa Sharon gusa mbabarire nawe mbabarire okay invitation ikomeye byarangiye nicyo kigaragaza ko Shabo nimba bwira abantu bamuzi muze kudropinga muri comment niba ari ikintu nkuziho kubeshya niba ari umuntu nzubeshya ngira ikintu kimwe nakubeshya ngira kimwe nyuma ya kamera nanjye akimbwire babwiye bana rata abantu bamuzi mumumfashe muri comment tubimubwire kandi iki kiganiro uzareba comment zizaza zivuga kuri wowe abakobwa wabeshye bose ubuse reka ndebe umukobwa nabeshye ninde shabondo inandwara nabo birambabaza atari ngewe baba diaspora ngenda mukeneye we ashaka kunyicira isoko umukeneye sinaga umufite ngiye ko mfite amakuru ko umufite ni wa undi wavuze byarangiye yagiye ukuntu nkeretse ari inshuti zanjye z'abadiaspora cyangwa wabigize hari n'abaretse kundemera umfashe neza wowe sha wapi nakabaye mfite agasoda hano simubireba ngeje ubundi bantayemo abatepa ni abatipe babiri abakobwa basi waretse nkaguha nawe akaza uwo muhungu se bayize we na Livingi uyu mukobwa muzamuremere nk'uko muherutse kundemera kandi ganejo bundi harya ubwo renge vuga ni imfashanyo se oya kugwata bareke wowe ahubwo babwiye ngo iki kiganiro muzakirebe okay Moise na Livingi iki kiganiro muzagisharinga Amerika yose icyo mwuka azababwira
ntuzinangire basa turemere hari ubwo mwuka aganiriza none kubera icyo urinda ubyivugira ariko sha ubutwari bwanyu ndabashimiye Moise n'inzobe yego bivingi nubaye nk'igikara nkanjye ayo Moise ariko nawe asa nk'ureshya wowe asa nk'areshya gutya umva mbabwire mwa diaspora mwebweho ndabashoboye iki kiganiro nikibakora ku mutima dore hano nanjye sinomusabiraga wenyine nawe wenyine wagikoze ariko namwe rero hano tuba twicaye tuza ngo tubaganize mutagira irungu ariko mukarira mukinangira ntagasohoka kubwira abo gusasa ndi kubwira abantu bose rero umuntu ukunda imikorere ya wisdom no kwitera inkunga nta kibazo yaje kubamarira ariko ntushobora kubatakira agenda unywa ako gasoda byibuze ariko se namwe rero ubuse bo baba bayafite aya byebye ntago mbyizereramo bagize ngo abantu bose bayafite bo yakwima bishatse ahubwo ntekereza ko hari n'abari mu Rwanda bayabarusha byo ntago byemera nanjye kumamagana mitamwe ati ohereza amadolari yangahe ngura agafanta iyo mana baba barabikora ndabyumva wenda ya fanta yo yayabona none se yanyohereza igihumbi ngo ngure none aya ahubwo yakubwira ati mpa code niba bikunda none rero ndi gushaka umugore Briseri Shabo uziko buri kiganiro cyose dukoranye uzi ushaka umugore none se ntese ndamubona Shabo reka nkwibutse uribuka cya kiganiro cyo kuri Shadi turi gukina game man hafite ubugome ejo ndi narebye nanjye ndakira ndanakira turi hari inyuma gutya kushari mana yanjye sharo urumuhemu niwe wabinde ibaze ko wavuze ngo mumbabarire ngo iki kiganiro ngo igomba kurangira uko mwansize ifu kandi nitumara kuyigusiga kirangire umuntu uri hano ngo niwe ngo agiye kuba umugore wanyu umuntu ubugome afite umugore wabo none se uza ari ubugome shano kuryoshya umukino ariko abantu bakunda wisdom vuba aha uriya mwaka utangira umva mbabwire abashu umuntu ukunda wisdom turamwibutsa ko na Shari hari ni cano z'ibivandimwe nikigore nikiga Oscar ibyo nibyo kuseka saa kintu iz'ibivandimwe se hari nubwo byaba rata ukora Shari ni umugore kubiseka se rata umuntu wakoze subscribe kuri wisdom no kuri Shari ugende Shari TV show Shari Imana bawumugisha ni bivandimwe umwe ni umugore undi ni umugabo nese abo bantu bari abavandimwe kimwe ni igikobwa ikindi ni ikigabo cyangwa se ni impanga wasanga zajya nandi bivuga ngo wasanga ariko nukuri nkumbuye Fred wan yego nituvantanya kumureba kandi agiye kandi ubwo soze agiye mu kazi ariko namuherekeza rero uyu munsi ngiye mfite umwanya ntabwo wakwemera noneho nyumvira ubu se turekere ibyo ngibyo bo amakuru y'iminsi usigaye ubahe nagize amafaranga kabisa kuko mbere wisdom yajyaga igira irungu bo oya ariko manira kandi yarashize iminsi tudakora nari maze iminsi se narindi mu bikiharya ntago warwaye nta myiteguro y'ubukwe wagize ejo bundi nagize kurwara ibintu bikomeye cyane ibikize bikomeye n'iki gikomera nonaha yego karyare ariko bo wambodi shakari akarwara gahitana abantu uziko ibiro bishira ubyiyumvamo nafashe agatebe ngenda ntera kutambwiye ngo urangire umuti warivuze cyangwa byarashize shabiriya bintu nibibi bo barambwiye ngo ndye umugati ngonyine ariko nawe waranize rero nari impfuye kurwara aho nararwaye abantu bajya barwara kariya karwara mana turabasabiye ntimukarwara ariko nkabita ariko icyo gihe nari navangavanze yego nari inyama y'inkoko ngiyifi ngiyinka ndakwanze Briseri abantu murya ifi mubayeho muto iryo hute
se ubundi ukunda iki ko nta kintu ndabona ukunda tubireke ifi byo ni ikindi kindi ariko hari igihe ukarya nabi kakakujomba sinkubwira ifite ibibi byinshi kari none iriya jisho yose ukajya kuyirya ubwo usigaye ikintu ntarya n'indagara ariko nabwo iyo zose uzangira iki tegera wumve nyine manzi ureke nsoze ase ubundi nta kuntu waba utazirya kuzanga umvuga ntabwo ruvuga ngo ntazirya ndazirya ariko sinzikunda ubundi ubwo ni ukuvuga ko nta kintu noneho nk'urugo bazitetsemo ushobora kunyuraho umeze gutya ariko njye ko nta kintu njya nsubiza inyuma gusa nawe ukwigira nabi ati niyo simbirya mpamvu iyo ndwara ikwataka ngenda ndaporeza mani ndaporeza kabisa reka rero nkubwire Wisdom ngiye kuba umukozi wawe bazi ibibazo bingahe bazi ibibazo bitatu aya bine ahubwo ngiye nkubaza ibibazo shabo wapi ushaka hano yagem ko natinye kukubaza ntago nabona icyo mubaza ya birantu byari numva mfite amatsiko kuri ngiye n'ababiri hariya nabo nasikurumo ko wabihakanye ibizi nakubwiye ngo amakuru y'umudiaspora ngo ntawe hari ngura mushaka oya gusa yarahari yagiye ati uko yagiye nanjye niko ntazi waravuganye aranshyushya nawe ati cyakoza nshobora kuba ngoye ku mugore da none se twari twakabonanye hari muri Amerika ndi mu Rwanda hano i Kigali hano ireme urumva turavugana igihe kitari gito nk'amezi nkangahe gutya icyo gihe ndyoshye nibwo nahise mvuga ngo niyo mpamvu twakubuze sha wari ufite aho wibereye aho turavuga none sinzi ukuntu byagenze hajya twapfuye ikibuka byara no gushwana byajemo oya nta kintu ndibuka ko umunsi tuvugana hari kwa gatandatu ngiye mu bukwe yewe nageze no mu bukwe twaravuganye akabagenga bizera gakeya we ibibazo ko namwe ngo ngiye mu bukwe ariko nugire mu mama kandi video ngo ne cyane ariko nibyo byiza icyo gihe nibwo duherukana kandi ubwo wasanga mwarapfuye kutayishizeho iyo video cyangwa yarakubonanye n'agakobwa sha kubiza ibyakobwa ari byo njyamo ntabyo agira kusibwa icyo gitwenge byari ngombwa ngo kirenzeho ntabyo agira nta byakobwa njyamo gusa by the way neje bundi nagiye gusenga barampanurira ngo Imana igiye kumpuza n'umuntu uzi koko nukuri n'umudiaspora oya ni nkaho ariyo ndwara urwaye oya ntabwo ari umudiaspora yabaramwe ngo Imana igiye guhuza n'umugore wawe cyabyo byose icyo cyo ntabwo mbeshye umva ngo icyo cyo ntabwo mbeshya wagira ngo ibindi nabibeshye nawe ikintu umuntu azi ni ukubeshya wenda icyo nicyo okay reka nkubwiye n'ukuntu ubukwe bwanjye bupanze Fred none aranyica namuvuze cyane Fred ni pare wanjye vuga anko muyomba yambi urumva azambera pare ko ndabitajyanye kubera ikizi birajyanye wapi ushatse kuvuga ko ariko ni nta kibazo uwo byabijyanye abameze icya mbere cya kabiri ni pare nose kuri kundwanya oya dukomeze aranjijishije kubera iki tutajyanye dukomeze bwira abanyarwanda kubera ko babayeho nka munini ukuntu usa anko wawe ni na pare anko azambera pare yabishaka atabishaka agomba kuba pare Fred Image company yiwe igomba kuba iri mu kazi ibyo cyo kiravivuye nta gusengerwa kiri mu byifuzo byo ntibirimo mubambaye dash ninde uzaba uri kuri kamera ni dash no bari oya none se ni yambara igikwe riga abakozi turi benshi ariko uyu nguyu kuri video ndamwemera yego ku buryo yabyica se kuri video atagiye kuri video ubukwe bwawe agomba kujya bazabutaha ntacyo nzakujyana muri after party urumva anko azanshakira ariko rero kuza kumbera pare utagira ngo ni urundi rukundo no kugira ngo se ba pare bakora intwerera icyambere cyo ntabwo uzishyura
icya kabiri iyi modoka y'abageni imwe bagendamo waretse hoya ntago nzayikodesha afite imodoka ntacyo nishaka mfatiye abageni yabambaye tayari urumva inyungu birimo cyane. icya kabiri icya gatatu ni iki ni yango urumva tuzatubura twose azatwuzuza urumva uwo murata kubare parende kera ubukwe bwarangiye tugiye kuvana ngende mwereka umugore rero tuzagaruka tubatangariza amatariki y'ubukwe n'umugore nzaba nabonye oya se mujye kwerekanwa ubwo bizabiri live se bamurebe cyangwa muzakorana ikiganiro yewe ninjye no kumufata ninjye bwo mu kibuga cy'indege urivamo nta mukobwa mu Rwanda nkeneye nuko njye nkeneye mu diaspora nanjye ngomba ngo wari washimye yisubiriyeyo oya ariko none se nta kibazo ariko Aline rero ariko Sarine yabaye Aline ndakora he dusoze tuzayivugire kuri shari sibyo shimira abantu nabasezere bon ndabakunda anko wowe gusa anko abantu ndabakumbuye kandi numve nkomeje kuvuga ikindi kintu reka nkubwire suhuza abantu 5 b'inshuti zawe 5 inshuti zanjye 5 bakuri mu mutwe basuhuza anko niwe wa mbere yanje mu mutwe sazakireba harabuzwa n'ikise kukireba anko niwe wa mbere saji everything is down seno nomvuze gute nabyo is done simbizi niba ari down niba ari ntago aho okay na batipe tubana muzo aho na Moise na Living na Mani buzuye na se ko nta mukobwa mvuzemo ubwo bariyumva aho bari abo n'abahungu abakobwa naba mvuze nuko kubizi ko batarangira ndagusuje uransuza waretse nkubwire suhuza abantu mu Giswahili wewe ubabwire twizere ko mumeze neza niki mukomeze mudukurikirane. Hello ndugu zangu mko aje mko fiti Kenyan Kiswahili hiyo ni Kiswahili ya Kenya. Haki ndugu zangu nimewasalimia sana. Haki ndugu zangu jameni si muangalizi vitu muweke mufanye nini mfinye subscribe akare ka kitu kanaka kitu fulani. Hebu muangalie hizo vitu mushare mupe na wengine. Kai, si tupendane upendo ya Mungu na Mungu salisema hivyo watu wapendane. Mama. Kwa nini nyinyi mlikata? Kubera iki? Why? Twabyibagiwe wakavuze nsemura ariko n'ubutaha. Haki ya Mungu webu tu. Akusaho ufite iki kiba. Naje muri mudu y'Igiswahili tangiye kuzana umugore kandi ntamfite. Nari ngeze. Wadize ngo kubera iki kwa nini kai ebu mutu barugaze no twizere ko mugiye kwikosora. Acha tuamini kama mtafanya hizo kitu. Sina Mungu satawabariki si mtakuwa na baraka mingi sana. Ariko ndakivuza umwana wa ntuzi cyane utaninza nzakivuga uze ndimize niko tuzatwinjira nako usoza ngiye cyane n'ugusemura ku muntu utabyumvise sibyo ariko nzi nk'uturime nkatungaye yego ikindi ni ikiganduro cyiza ikigande kwangaranyo no kwagaranyo no kuvuga ngo ndabakunda cyane ariko ninjye wa mbere kwagaranyo kuvuga ngo kuvuga ngo kwagaranyo mukande subscribe ntabyo nzi nanjye kwagaranyo nicyo gikora mu Gifaransa je t'aime beaucoup Icyongereza Kinyafripine strangle titia ngo gute maharikta ariko no mbaye umwirabura kabisa nta kindi twagiye Icyongereza
icyongereza I love you so much. Icyo ni ayiwowe. Sugukunda se nabo. Nagukunda. Yego nanone. No gukunda man. Muri language ya gogo se. Gogo. Ka imana bare. Gogo nyine kwa kunda sezana. Nabyuze. Nago mbizi. Gatekiza ariko. Aya, imana. Goodbye. Goodbye. I going. Akai. Juruwe tegeka byose biremera. Yandirimba nini mukumfasha muri iyi minsi. Rero reka tubasezere. Twanyuragaho turavuga ati Wisdom turamukumbuye. Reka tumukubite pisi. Dusanze intebe ziteye bagiye abandi bagiye kwikorera twicaye turabatanze. Tubatera pisi ariko nijoro nari mfunzwe yabuze gato. Izo story ni bajya kuzivuga. Ahubwo nje nibutse ukuntu wigeze gukora accident. Babyibuka? Ariko accident nimbiwe. 0791531889 0791531889 impamvu zibabwiye mumfate mu mugongo mumbwire ngo pole muhungu wanjye ngo tubwire ukuntu bari bagufunze tute dusoza tavuga ngo nukuri imbere ya kamera nakumbe n'umutwe nasoni izo story zaza nzivuga ubutaha sibyo nzaza mabwire nijoro nari ngenda Kabeza no hakurya ko noza kamaze ngo byagenze bite stay tuned bagira umuriro waramfashe ndahwera man kwa kundi filime bayihagarikira ahantu hateye amatsiko natwe rero nijoro nahuye n'abantuze ngiye kubivuga se waretse tubateye amatsiko tuzagaruka na part 2 ubibabwira tunavuga ikiganiro cyo mu Giswahili gusa ubwo abantu bari Kenya abantu bari Kongo abantu bari Tanzania kandi nyamuneka ibintu byose biruzuzanya cyane comment like akaboro kameze nka gucya aho naguka byose kandi ugire ibintu mu birangiza apana kukanda gusuga buramba narakayirira aho yawe irakara wabaye mpawa goodbye ngatuvuge goodbye I going home oya goodbye kandi mani meruka shani itonda ariko sinzi kintu yaje rata wakuseriko akupiriki ko meruka witonda wabaye goodbye nuko turi kumwe ubundi nsanzwe nitonda watse rero nanjye natse dore bakoresha sawa bye goodbye ase kuki nkunda kugira gutyo sawa ngaho birangiza nayo